baje kunkura mu rugo bavuga ngo bagiye kunshyira mu ishuri bikarangira ntize. Izi saha abandi bana tuvukana bose bafite diploma, abandi bafite humanities. Mva njyewe ninjye utarize kubera n'ibintu byose nkora ni ukwirwanaho nyine kugira ngo nkunde mbe. Nuko no kwihangana pe, no kwihangana. Mu kwihangana no kwezi. Mu kwihangana. Nakundi. Kandi mukomere cyane pe, sibyo? Haje byumva ubwo urumva wahembwa koko? Nago nahembwa gasi umve ko no kugira ngo nje gutaha. Byagombye guserera. Bakunzi ba Iwacu Family TV, komeza ugubwe neza aho uherereye hose, haba i Burayi, Iburasirazuba, Iburengerazuba bw'u Rwanda, diaspora hanze mu bihugu nka Canada, Brazil, mu Bubiligi n'ibindi nabashije kuvuga ahangaha. Nanone nkuko mubizi muri kumwe n'umuhungu wanyu mwita Dizo Agwandizo witonda Dizo umukire, Mr Manager Brotherman. Ya uyu munsi noneho mbafitiye umutumirwa, araza gutangira bibwira abwire ukuntu yitwa, amazina ye, ese aherereye hehe, ahantu aturuka, n'icyo akora araza kugira akibaganiriza gake gake uko muri buze gukomeza kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba utarakoze subscribe, kora subscribe kuri Iwacu Family TV, ukoresha like and comment, utanga igitekerezo muri comment kugira ngo tubashe kugira aho tugera, nawe ubashe kugira aho wigeza mu bitekerezo byawe, wiyungure ubumenyi bugiye butandukanye. Komeza ukurikirane ikiganiro, turagaruka mu kanya. Murakoze kugaruka none bakunzi ba Iwacu Family TV. Nimba utarakoze subscribe, kora subscribe, kora share, like and comment kuri channel yacu bayita Iwacu Family TV. Komeza ugubwe neza kabisa, nizire kuri tayari kwakira umutumirwa wacu dufite uyu munsi. Urakaza neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Uratangira bibwira abakunzi bacu badukurikiye kugira ngo babashe kumenya ati umuntu bari kuganira nawe ninde, yitwa nde, aherereye he, muri make bamenye uwo ari we, sio? Nitwa Mimi waje neza. Waje neza Mimi. Mimi ukaba utuye agana hehe cyangwa se uherereye agana he? Bo aho merereye ubu ndi muri Nyarugenge mu bya Kigali. Ariko nago ariho nkunda kubarizwa, se mfite adresse cyane. Uri kavukire muri Kigali cyangwa se uturutse mu ntara? Naturutse mu ntara. Waturutse mu ntara. Uze Kigali uje gushaka ubuzima? Utuye Nyamira. None se ndibaza ukora akazi kagendanye n'ibiki? Nakoraga ibintu bijyanye no gucuruza, ariko nkorera mu mahanga, nkagenza Tanzania, nkaza mu Rwanda. Gusa ubu nabaye mbihagaritsemo, ndimo gukora nyine ndi gushaka kandi kazi nakora hano mu Rwanda. Izo delivery zose wakoraga ujya Tanzania, ujya Kongo, ni izigendanye n'ibiki? Ubucuruzi bwa telefone. Ubucuruzi bwa telefone? Wakoze ubucuruza telefone uzideliveringa mu bihugu no mu bihugu? Yego. Biza kurangira ubiretse, byaje kurangira ugiye mu kahe kazi? Nagana biretse, hari ibindi nahise mugiramo nyine bintwara umwanya, bituma nyine bambika sorenze. Biza kwa ngombwa yuko ubireka ujya mu bindi? Okay, uri umugore wubatse cyangwa cyane umukobwa n'ibiti? Nago ndi umugore wubatse, ndi umufiyemeri. Uri umufiyemeri? Yego. Hajya female bisobanura umukobwa wabyaye udafite umugabo. Umukobwa wabyaye udafite umugabo, nicyo female bisobanura. Yego. Mbo rero abakunzi bacu ba Iwacu Family TV muri aka kanya ari kwibaza ati se tubafitiye iki kijyanye nawe, se n'iki cya twabateguriye kubera ko urabona twakuganye, twebwe tuzi icyo waduteguriye, tuzi n'impamvu yatumye tuza kugira ngo dukoreshe kino kiganiro. Ndagira ngo wabwire gusa nyine n'abatindiye n'ubundi uyu niba navuga ati sister wacu cyamere wacu uri imbere yanjye afite story babaje kwibabwira. Rero nk'abantu bakurikiye Iwacu Family TV harimo inyigisho nyinshi cyane, niyo mpamvu ukwiye gutega amatwi ukamwumva, kumva ibyagiye bimubaho, then ukacuzingamo iby'ingenzi nyine ukabasha kwiga, kuko harimo amasomo, harimo ibintu byinshi by'ingenzi wagakwiye kumenya. Byaba byarakubayeho cyangwa bitarakubayeho ufite kubyumva, kubera yuko ni ingenzi mu buzima bwawe, kubera yuko ni ibintu bibaho nyine dusanga mu buzima. Urumva ukwiye kubyumva, then ukumva yuko abandi nyine bameze gutya na gutya. Nimba we bitaranakubaho gashimira Imana, kuba bitarakubaho gwagiye kubidusobanurira. Mbo komeza ukurikirane kabisa. Ndibaza rero wabageza kuri cya kibazo wari watubwiye ngo cy'umumabuja wakoreraga, mbo mutabanye neza. Mutabanye neza bikaza kuba ngombwa yuko hari ukuntu bigenda bigera bikarangira. Harya byarangiye uvuye?
byarangiye mvuyeyo ko nabonaga nzapfira. nari ngeze kuracyari ahubwo bo rero muri make urabanyuriramo muri story ubwire nyine ukuntu byari bimeze, ukuntu mwahuye no mu mabuja kugira ngo bamenye ngo situation urimo yari imeze gutya. Nta kibazo. Murakoze. Yego. Jewe story yanjye mu by'ukuri mva nari mfite umuntu mu mabuja ariko namufataga nk'umuvandimwe. Nyine rundi ruhande naramwubahaga nkamufata nka mukuru wanjye. Bamwita Claudina. Bamwita Claudina? Rero ukuntu byagenze nabaye mu rugo iwe mbaho mu buzima bukomeye cyane kugeza aho naho yamperezaga inkoko igende njye kuyibaga mu gihe umugabo we yanze kuyikoraho ngo ntago yakwica itungo ngo amaraso ye atamujya ku ntoki. Ngo baguherezaga inkoko ukagenda ukayibaga akambwira ati genda uyice inkoko uyibage uyiteke. Mbwira ati ngenda cyari mutoya ntago nabasha kwica inkoko. Noneho nyine akavuga ngo nge ngo ntago nakwica itungo ngo amaraso atanjya ku ntoki genda wowe uyice. Mu by'ukuri nkagenda nkayibaga nkayikora neza nkayiteka ngashyira mu masorori nkaheruka njya kwandurura amasahani. Ugaruka ujya kwandurura amasahani ese wowe bivuze ngo guheruka wandurura amasahani ibyo wabaga watetse we ntabwo wabonaga? Naratekaga nkateka neza nkafiritiza ngashyira mu masorori hariya. Ubwo nyine nabaga mbayeho nk'umucakara ariko ibyo natetse nyine sinemerewe kubiryaho. Ubwo ndarya ibijumba kandi natetse inkoko. Nese ubwo iyo baguhezaga bakakubwira ati inkoko watetse ntabwo wemerewe kwibonaho, situation wahita guhitwaramo gute? Cyangwa se icyo gihe we hari ibindi babaga baguteguriye cyangwa byarangiraga byose babiretse? Urabyumva nawe nk'umuntu ufashwe gutyo w'umucakara udahembwa kandi waragiye muri urwo rugo umubyeyi aje avuga ati wenda tuvuge nyine we yaraje aza mu rugo iwacu aza kubwira Mary wanjye ati uyu mwana mugufashe dore ufite abana benshi njye kumurihira ishuri mwigishe n'indi myuga noneho nurangiza bikugabanyiriza umwana aziga hanze aziga mu ndimi z'amahanga azaza ari umunyabwenge umva ufite ubwenge bwinshi. Mbese none se hari ikintu ndimo ndibaza wowe njye ubu nari nzi yuko ari umumabuja none kumbe ni umuntu wagiye kugusaba muri famiye yo mu rugo yaraje aza kukurera. Byarangiye gute rero aka kanya uri kuvuga ati ngo ni mabuja? Kuko mabuja bizwi yuko ari umuntu uba ugira icyo akugenera bitewe n'icyo wamukoreye. Namwise mabuja ni ukubera ko naramutinyaga cyane bitewe n'ibyo yankoreraga. Ntabwo nigeze mufata nk'umuvandimwe kuko umuvandimwe ntabwo yakubuza ishuri nta nubwo umuvandimwe yagufata ngo agukubite ikabure agufata akogosha umusatsi akumenaho n'amazi uvuge ngo ibyo bintu ni ubuvandimwe. Ibyo byose yarabigukorera? Yarabinkoreraga. Noneho nkafata n'ukuntu nteka ibiryo wenda ari nk'inkoko cyangwa ifi nashyira mu isorori nkaheruka njya kwandurura kandi bariye ntahari nkasanga byashize nkanywa isosi gusa. None se tugaruke gato kuri ako kantu ko kumwita mabuja, we iyo wabimwitaga yabifata gute cyangwa wabonaga ahise ajya mu situation yo kuba wamwita mabuja kandi waraje urumva waje utamwita mabuja? Byaje kurangira gute umwita mabuja akajya abifata gute? Icyo gihe nubwo namuhamagaraga mu izina nayoberwaga izina mwita kuko nimba ngiye naramufataga nka mukuru wanjye noneho nzi ko adafite n'abana benshi aza kuza mu rugo yaraje nk'umuntu ufite nk'umwana umwe cyangwa babiri mpageze nsanga afite abana barenze 3 bari 4 kandi abo bose ngomba kuboza kandi nanjye ndi umwana nkazajya mboza nkabajyana ku ishuri nkabafurira imyenda y'abantu bose bo mu rugo kandi nanjye icyo gihe nari imyaka 15. Wari ufite imyaka 15? Ko ari mutoya cyane se ahubwo nta nubwo inzego z'ubuyobozi ntabwo zabimenye kugira ngo zibashe gukemura icyo kibazo. Urumva imyaka ntabwo wari uyigejeje yo gukora ibyo bintu byose bagukoreshaga? Ntabwo wabashije kujya kurega se? Ntabwo nigeze njya kurega kuko nari ndi mu gihugu cy'amahanga atari mu Rwanda. Mbese ntabwo ari mu Rwanda? Yari hagana mu kihe gihugu? Yari muri Zambia. Zambia? Iki kirimi cya Zambia se urakizi? Ndakizimo gake kuko maze iminsi ntariyo. Haciye imyaka igera ku 10 ntarajyayo. None se nk'ubu ngubu umuntu ashatse kukubwira ngo amakuru yawe
mu Kizambiya ni n'Ikizambiya avuga gute? aravuga ngo muri bwanche. Igihe kirimo n'ubwa mbere nyumvishije sibyo? Kizambiya hariya ngo ni muri bwanche. Muri bwanche ni ukuvuga ngo ubwo abavuze muraho. Muraho. Okay. Kabisa aho ngaho ni sawa. None se ndibaza umumabuja nyuma yo kugira ngo ajya gukorera ibyo bintu byose. Waje gufata umwanzuro gute, ubana nawe gute? Urumva hari igihe yikorerwa ibintu bigera igihe ukabimenyera. Sasa nyuma yo kubimenyera none watangiye kubyitwaramo gute? Nta umenyera ikibi. Nta umenyera ikibi? Nta umenyera ikibi. Okay, sorry. Bibaho kwiyakira cyangwa se no mu gihe wabuze amahitamo ukaba uri kwibaza nyine amaherezo y'ibyo bintu uko bizarangira. Okay. Ntabwo uri kuvuga ngo uba wabimenyereye. Ahubwo uba ukiri gushaka ni gute nzava muri ibi bintu. Kuko icyo gihe nyine ntago yigeraga ampa umwanya wo kwitekerezaho. Kuko icyo gihe no mu rugo wenda iyo Mary yahamagaraga akavuga ati wenda mu mwana musuhuze, yahitaga avuga ngo ntago hari bamutumye kandi mpari. Ubwo nakibeshya nkavuga ni igishi cya danje kimwe giteye ubwoba, noneho bakanyirukankana mu gikoni vuba. Yego. Shano ako sereka nkubaza ibyo bintu byose yagukoreraga cyagiraga agashahara se? Byumva ubwo urumva wahembwa koko? Nago nahembwaga si wumve ko no kugira ngo nje gutaha byagombye guserera. Ahubwo urihuse gatoya cyane, ndagira ngo ubwire abanyarwanda badukurikira aka kanya bakurikirana Iwacu Family TV ubaganirize uburyo waje kurekana nawe, nurangiza tunatuganiriza uburyo ki waje kuva muri iki gihugu tugana aka kanya uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bintu uko ari bibiri ndagira ngo biganirize abantu uburyo waje kurekana nawe n'uburyo ki waje gufata umwanzuro ukava none no muri iki gihugu cya Zambia ukaza hano ngaha mu Rwanda. Ndagira ngo ubibambwire ukuntu byakugendekeye. Ukuntu byaje kugenda rero ni ukuvuga ngo nabonye ibintu bikomeje kugorana, mbona birakomeye si bizanarangira. Ndavuga ati rero nkwiye kwigira inama yo gushaka ukuntu nataha. Ariko narabipanga icyo gihe najyaga nshaka ukuntu nzajya mbona amafaranga nka nyire ngo ndundanye itike nzatahe. None ayo mafaranga aza kujya mu gikapu cyanjye arayabona, aza kuvuga ati ayo mafaranga nayo namwibye. Aza kuvuga amafaranga nayo wamwibye. Kandi wenda ari abavandimwe bayamaga kuko icyo gihugu kibamo abanyarwanda benshi cyane. Rero iyo nabaganiraga nabo bakambaza uruwahe gucyana babaga bashaka no kuntwara ngo bama kandi kazi nkanga nkavuga ati naje nje kwiga none sinezi. Ubwo noneho rero birangira ngiye kumurega ku itorero. Ndavuga ati rero ahantu twasengeraga icyo gihe nagezeyo ndabatizwa banjyana mu bintu byo gusenga, nyine ndasenga ariko nkasenga mbabaye ngira mvuga ngo wenda Imana izantabara. Noneho birangira ku rusengero ari bo babategetse kunshakira tiki, ariko nabwo kugira ngo bayishake icyo gihe barankubise. Nari mbwiye umwana namubwiye ati kwa kundi nyine ubwira umwana wicaye nko hanze uri guteka ukabwira umwana ati injira nzanira agakombe. Umwana akavuga ati naho njya wowe usuntuma nkande. Ugahita umunoshaho gutyo ukamurya nk'akara agahita atangira akarira akavuza induru akagenda ari kugira ngo baramwisha. Mama we rero mu kuzaza hurudukano nabi habe no gutekereza n'iki unyiciye umwana. Ntago abazi abana buko bameze, ntago atekereza ngo umwana se baramukubise koko ngo abanza birebe neza wapi. Yaraje arankubita arangije abahamagaye umugabo we ati ngewe uyu mwana arananiye niyo nkubwiye ntujye umfasha ndakubwira ngo umuhugure ukabyanga. Ati none dore umugabo turagira ngo nkore iki? Ati munkubitire. Icyo gihe nari mfite umusatsi mwinshi ugera hano mu mugongo. Aravuga ati uyu musatsi ni ukoshya reka zize tuwogoshe. Arazanye umukasi azana n'amazi banshyira hariya nambaye ubusa. Icyo gihe nari mfite imyaka 17, urumva ko nari maze kwamara imyaka igera muri 3 cyangwa 2.
noneho ndangije baranyogoshe n'umukasi agenda ashyiramo umukasi ahandi umusatsi ukagenda uguma iyo ngiyo undi bakawogosha nyine. Ndangije rero ubwo birangira banyogoshe, mu kunyogosha mpita ntoroka ndagenda. Mu gutoroka ngo ngende nahise njya ku rusengero aho basengeraga, mbitekerereza pasiteri, barambwira ati turaje tugushakira ukuntu wataha. Mu by'ukuri nibo batumye ntaha, naho ubundi sinari kuzataha kuko icyo gihe nari no kuzagwayo no mu rugo ntibanabimenye ko naguyeyo. Niba abantu baratekerezaga kuvuga ngo umwana twamutumye ntahari, bakanga ko mvugana na mere, urumva bari kuzavuga ko napfuye. None se abantu baje kunkura mu rugo bavuga ngo bagiye kunshyira mu ishuri bikarangira ntize. Izi saha abandi bana tuvukana bose bafite diploma, abandi bafite humanities, mva njyewe n'ibyo utarize kubera n'ibintu byose nkora ni ukwirwanaho nyine kugira ngo nkunde mbeho. Nukuri no kwihangana pe, no kwihangana, no kwihangana, no kwihangana nakunda kandi mukomere cyane pe, sibyo? Ukunda mbo rero ndagira ngo ungirire inama abantu nyine bajya mu miryango nta makuru bayifite. Urumva nawe wakigiye wagiye mu muryango nta makuru bifiteho, ndagira ngo ungirire inama abantu bameze gutyo nyine, biramutse bikubayeho wabigenza gutyo. Wa umuntu ujya mu muryango bivuga ngo ugiye kumufasha nta makuru abifite, ndagira ngo ugire icyo bambwira ku bijyanye n'icyo ngicyo nawe cyakubayeho. Icyo nababwira abankurikiye, baba ari abakobwa cyangwa abamama, ikintu cya mbere nabwira abamama, nakizera abavandimwe cyane, cyangwa se ngo famiye iragufasha ikurerere nk'uko we wari kwirerera. Ubu uzi neza nyine ko agiye kugukorera ibintu byiza agufashije, aguha ubufasha akakurerera, ariko mu by'ukuri ntabwo uzi intambara ahura nazo. Ikindi cya kabiri nabwira abakobwa, ntibakihutire kugenda mu bintu batazi. Abakobwa gusa cyane abahungu? Abahungu ngenda baha urugero ku bakobwa kuko ari byo nahuye nabyo. Noneho bakobwa ntibakishimire kuvuga ngo agiye kuba iw'abandi, iw'abandi harahanda, iw'abandi ni habi cyane. Bisaba ngo ugende wafunguye umutwe wawe, uzi ibyo ugiye gukora, utitaye, udafite abandi wishingikirijeho. Nicyo navuga. Rero urakoze cyane kabisa kutuganiriza, sibyo? Natwe turakwizeza yuko ubutumwa bwawe turabusharinga bukagera abo bufasha, bukabigisha bakagira icyo bakuramo, kubera yuko isi ibereyeho kugira ngo twige tuyige tumenye ati ibibayeho bimeze gutya. Niyo mpamvu natwe Iwacu Family TV tubagana kugira ngo mutange ubuhamya bwanyu, kugira ngo tubashe kubigeza ku banyarwanda, ubundi abanyarwanda bagire icyo bakuramo bige, sibyo? Cyane ubikora bimeze gutyo by'ubura abe yahinduka, bisubireho pe. Kandi nukuri wakoze kutuganiriza, sibyo? Twabikunze, ubwo tuzagaruka ubutaha. Mwakoze gukurikirana Iwacu Family TV. Nimba utarakoze subscribe, kora subscribe, kore share, like and comment. Ikindi watanga igitekerezo muri comment, ikindi muri description yacu twashizemo nimero, waduhamagara ukagira igitekerezo utanga cyangwa se ukagira icyo utwunganira. Inyunganizi yawe ni ingenzi kuri twebwe kandi no kuri wowe ni ingenzi cyane, kubera ko ibi tubikorera mwebwe, ni ibyanyu, ni ibingibi twakoze no kugira ngo mubirebe mugire icyo mwigamo. Murakoze naho ubutaha.